niki cyaca indaya ikintu cyaca indaya ntabwo zapfa gucika kubera niho turi kwerekeza, turi mu minsi ya nyuma nyine, ahubwo bizarushaho kwiyongera. urabeshya ariko namwe murazigura. Ntabwo ndi muri abo mwana, ntabwo ari ibya buri wese kuzigura. wowe urubatse? Ndubatse, mfite umugore n'abana babiri. Awana courage kabisa. Semana sister je niba unyuma kasike zanjye basi wampaye umupira wanjye. Wamuhaye umupira we. Ushaka umupira wawe? Basi mereza umupira wanjye je nambaye no kujya nambaye ubusa, ndetse umuyaga kuri moto kuza. Ushaka umupira wawe? Yo umuyaga kuri moto ndajya nambaye ubusa. Je mani je mereza umupira wanjye. Ese bro. Mani igo mani. Farabara. Nasa wowe uri kasi? Kaza kiratana moto naniza. Ambara umupira uve mu maso. Oya mani je moto yanjye ese sister mani buretse banza je ntago nafana. Moto yesiri. Moto singendi moto. Moto nayo wayijyanye se? Ntago ndi nyirayo nta nubwo Witondere je munyize no iwanjye. Buretse ntambwa y'umuntu shaka iwanjye. ari kukubwira ngo muhereze kasi. Nabimuhaye umupira bye. Buretse witonde ya ntago wapfa kunkubita gutyo gusa. Mayi cameraman hajemo n'amavideo wabibonye ko hajemo n'amavideo cameraman wabibonye yamayi genda umusazi wanani cameraman ni njyangu ugenda kasike zanjye mani zucaka. Mwana wowe uzi ibingi bari kuvuga ngenzi ikinyarwanda cyonyine. Iki kibero urabana wanyecobetega wowe nagende ndumbuzo. Yes we. Yego ni cyo. Je twavuganye ko ndibugutwara ukamana. Numwe abaseshaga muri izo kasike. Sister wawe yihindura imvugo pe. Twavuganye ko ndibugutwara ukamana, utuye tuvugana yuko ndibukongera amafaranga. Jewe. Nibyo twavuganye kandi akubwira yuko yatubwiye yuko ngo yagutwaye je namutwara urugendo rw'ibihumbi. Hello guys, nitwa Babi Gikomango mu Muyahudi official na mwenyewe made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwa. Uyu munsi rero twanyarukiye ahantu mu murenge wa Ndera, ababizi neza mwatubona turi muri view neza turi muri Ndera. Tugiye gushaka rero amakuru y'umukobwa w'indaya ngo urya amafaranga abamotari ngarabatega ngo akaza kabambura amafaranga na moto ngo akazitwara. Ni umuntu waduhaye amakuru, turavuga ati reka tuzakorera research turebe niba koko ibyo bintu ari byo. Ubu ngubu nahigereye, ndashaka ko uwo muntu mufata. Bambwiye yuko akorera uburaya za Nyamirambo na za hehe hose ayiwana ni mwizo ngatega moto, akunda kuza mu masaha yo mu masaa 4 saa 5 gutyo. Ubu nanjye nahazindukiye niriwe mutegereje ngo ndebe ko mubona, na n'ubu ngubu tuvugana sindamubona, ariko ndi guperereza neza ndebe ko byibuze nabasha kuba namubona kugira ngo mbaze kumenya niba koko ibyo bintu bibaho, niba iyo ndaya koko yaratwaye mu moto y'abandi, itwara abagabo b'abandi, nibitaha koko intanga nkuko babimbwiye. Ubu ngubu rero mube hafi abantu b'Imana Online TV, mube hafi munkurikirane umunota ku wundi. Ndabizi neza ko turi buze kubana, ndakora uko nshoboye. Nitumubura nuko, nitumubona amakuru ndayabaha, ariko byanga bikunze ndahava ari uko menye igisubizo niba ari ukumubura cyangwa ari ukumubona. Mwebwe mugumye kunogerwa na gahunda z'Imana Online TV. Ngiye gushaka byibuze nk'umuturage wahangaha muganirize menye niba byibuze namubona, akambwiraho amakuru neza nyine tukabyumva niba koko ari byo. Niba ndamubona sinzi ko nabona uwo muturage. Salama boss, umeze ute se? Mami umeze ute se? Natwe twaje Ndera gushaka amakuru. Batubwiye ngo ahangaha ngo muri no karitsiye ngo hari indaya ngo yirirwa yiba abantu amamoto ngo n'abakobwa ngo ngicuruza n'abakobwa nyine, ngo uburu umumotari ngo ukayitega ngikakuzana inahangaha, urumva, ngikagutwara amafaranga yawe, ngikagutwara na moto, ngo amafaranga mwavuganye ngikayakwambura. Nibyo koko ibyo bintu utuinangaha? Jewe nje hano vuba simbizi. Ubu nigiriye hano Kararesi kwa muganga. Kararesi kwa muganga. Natwe ubu ngubu rero turi gushaka ayo makuru ngo turebe niba koko ibyo bintu ari byo. Ngo birashoboka, murabona wenda ubuyabaha. Jewe rero mvuye mu ntara iwacu. Sibye ko hari umuvandimwe mfite ubwo. Ntago tuyinanga. Oya. Nawe uri umugenzi nkatwe. Yego. Kambaza uriya muturage ndebe. Boss we, urakoze?
ugira ibihe byiza umusa bimeze bitese biracamo Yego biracamo. Ngiye nitwa Babu ngwino hano ngwino tuganireho gatoya. Ngiye nitwa Babu ndi umunyamakuru w'Impano Online TV. Utuye mwizi karitsiye? Yego niho ntuye. Hano bahita ngo iki? Bahita Indera. Bahita Indera. Yego. Ukarayesi. Yego. None se amakuru ari kuvugwa ngo hano ngo hari indaya ngo yamaze abamotari, ayo makuru waba uyazi? Aha, yumva ayo makuru nanjye nyumva gutyo. Arahari se? Siko njya numva hari abataka. Tuzamuka imbere gatoya. Ngo ngwikize? Hari abo njya numva nyine babitaka. Ariko ntago ndamubona nanjye. Ntago uramubona? Ariko jya ubyumva? Njya mbyumva. Sure? Yego. Nese kuko utabeshye atuye mwizi karitsiye? Harahatuye. Reka nguye mikoro yawe ya kabiri tuganire, sibyo? Nta kibazo. Uri kuyumva se boss? Okay. Ngaho mbwira. None se ubundi bigenda bite kugira ngo abo bamotari ntago se abamotari baba babizi? Ntago baba babizi. Urumva nimba avuye nk'Iremera kesha akunda kubikora. Twari tunaturanye ariko aza kubaho kwimuka. Ariko numva ngaracyatuye muri zino nce. Acyatuye mwizi karitsiye. Nanjye bandangiye yuko ngo atuye mwizi karitsiye. Arahatuye. Wabimbwiye ni n'umumotari yatwaye ashwana n'umugore wiwe kubera ibyo bintu. Yabuze amafaranga ararwana ajya nateza akaduruvaye ariko muri uyu mudugudu. Ararwana bikomeye. Ararwana bikomeye wagira ngo rwose yitoreje mu Bushinwa. Okay, bakunzi b'Impano Online TV turi gushaka amakuru noneho ikintu ngiye nakwisabira. Wamfasha ukanyereka aho hantu neza uwo muntu atuye nkahajya. Ndahakugeza rwose. Mota bimeze bite? Biracamo. Nari umeze fresh? Utuye mwizi karitsiye? Wapi? Enzanye Musave hirya. Waruzanye umuntu Musave? Hari umuntu bambwiye ngo windaya ngo utuye mwizi karitsiye ngo ujya utega abamotari ngakabambura moto zabo akabambura n'amakasike ngo yabajyanye iwabo ngo bagiye kuryamana ngo nyuma kabihinduka akabamambura. Ntago wayo makuru yazi? Ayo makuru ngiye ntago arangeraho kandi. Ntago arakugeraho. Ntago umuntu aragutega. Wapi? Ntago arantega ngo ibyo bintu ngiye bimbeho. Ewana kabisa courage Musa. Turi kuneka amakuru ngo yabikoze bagenzi bawe turi gushaka kureba iyo ndaya ibintu ikorera abamotari. Ubwo umuntu nk'uwo ngo wamubwira iki? Umuntu nk'uwo mwana yanjye no gucika kwingeso nk'iyo sinzi. Ntago bizamugwa amahoro. Maze nawe guteze. Bizabaho nyine ajye yihangana nta. Ni harya babyita ikiryabareze. Asize indaya zateye zimeze gutya biba bimeze bite mwana? Niki cyaca indaya? Ikintu cyaca indaya ntago zapfa gucika kubera niho turi kwerekeza turi mu minsi ya nyuma nyine ahubwo bizarushaho kwiyongera. Urabeshya ariko namwe murazigura. Ntago ndi muri abo mwana ntago ari ibya buri wese kuzigura. Ntago. Wowe urubatse? Ndubatse mfite umugore n'abana babiri. Awana courage kabisa noneho reka tubaze uyu muvandimwe yarari kutubwira ko amuzi muri no karitsiye abashe kuba yahatugeza noneho turebe uwo muntu wigize ka amubagezaho buri ko mukora ibikwiye atazakomeza. Ntibibe gufata amakuru gusa. Sibyo se? Ntari bikabisa ubusa. Courage. Twa turimo tuvugana harya bakwita ngo iki? Banyita Paul. Paul. Yes. Paul none se iyo ndayituye he? Ituye muri zino nce za hano hepfo. Wahatujyana? Oya ndabahageza nta kibazo ariko namwe muragura akantu. Na oya na makuru uri gutanga amakuru afasha abantu ni na leta nisi. Oya yazengereje abantu rwose ndababereka ahantu ari mubanze mu murebe. Ntacyo bitwaye ngaha tugende naribe. Cameraman tugende tujye kureba uwo muntu. Abantu b'Impano Online TV mukomeze kunogerwa na gahunda z'Impano Online TV turakomeza kubaha update. Ciao. Hagiye twagendeye ko tutahagera. Hoya ni nkaho tuhageze wigira ikibazo. Cyangwa tuye muri etage ndi kubona. Etage se abona amafaranga ayijyamo nubwo yiba mu moto y'abandi. Ariko ni nkaho tuhageze kuko yaraturanye n'inotage tugiye kuhagira nimo hano mwe imbere. Ese akora ibi bintu gutya abantu nibagira ikintu babivugaho. Mva yayogoje abantu agenda yimuka buri kanya. Nimba uyu munsi yaratuye ahangaha ejo yimukira aha ugasanga nyine ntago babasha kumufatisha cyane.
ese none se njye mba nibaza nk'ubu ngubu ese arabikora akaguma mu mudugudu gutyo kabiri gatatu abamotari bakarinda aho bazimirira gutyo icyo cyaha bataragikurikirana byibuze n'ubuyobozi? oya ahubwo kuba mwaje ubu turagira agahenge wenda mushobora kudufasha, ariko ngajya aterana rwaserera nimugoroba nijoro nk'iyo yasinze ateza rwaserera biteye ubwoba. ni hese njye nshaka ahantu hanyereke nyine mbikurikiranye. dore turageze mu gipanga atuyemo, ni hano rwose ni nkaho tuhageze. atuyemo hano hafi? ese kugira ngo umuntu amubone bisaba kumutegereza agataha cyangwa hari igihe aba yatashye? oya n'ubu ngubu arahari bite wakora nijoro. akora nijoro? ubu ngubu arimo rwose, ahubwo nimwinjira muri bumubone. shuwa tujyana umuhatwereka ndabatungira urutoki ngiye nigendere nanamenye ko ari nanjye. kubera oya ndamutinya, urumva umuntu ukubita abamotari akabaka amamoto ntago yoroshye. yego wowe hadutungira urutoki ntari nta bwoba bwo kudukanga twebwe, ariko nawe waba uri hafi aho ngaho mwizo karitsiye ntari ndabamare nta kibazo. atuye muri iki gipangu, katuye mu maveneza. umva sha umuntu nk'umusirimu nk'uwo ukorera za Nyamirambo buraya, ahubwo ashobora guhita yimuka nabona muhaje. yego dukomange. ubwo wowe ugiye kugenda? oya ngenda ndacishe naho. awana sante sana, urabizi neza ko atuyemo hano? ndimo hano. okay sawa urakoze kabisa. bakunze b'Imana Online TV, ibintu ntihatari byakomeye kabisa. ubu tuvugana tugiye kugera mu masaa 6 tugitegereje uwo muntu atubwiye neza ko ngo arimo hano, ngo abizi neza ko izi saha aba yatashye. tugiye gukomanga turi ko badukingurira tujyemo, ubundi dukurikirane gahunda z'Imana Online TV. Hello guys, twaheze inyuma y'urugi ariko sinzi ikintu dukora kugira ngo twinjiremo. ikintu ngiye gukora, ngiye kwinjiramo nk'umugabo ndebe ko nanamugwa gitumu, niba koko anarimo nkareba ni ibintu aba narimo iyo atari kumwe n'abagabo. ngiye gufungura, haranafunguye twagiye. shit, aparitse na moto. Cameraman, cungana n'abo bantu ndumva banasakuza, wabona ubwo hari no moto wabona yazanye n'undi mu motari. wow Cameraman, nkurikira tubagwe iruhande, nkurikira ntago bibaho. salama imeze no musista nje mfuko numeze man nje man mujye mudukiranura man ni utari man winuka nje mba nagutwaye mwana ntagira ngo tinywa amazi man sister ntagira ngo tinywa amazi nje twasera hagapfa umuntu hano n'izina ry'Imana nje nago na sister byaba nawe man abaye cyo munyura n'uyu muntu man nje no musista mvaye Nyamirambo man rugurira kuryanyuma man hafi za Norvege no musista namuzana mugeza hano Indera twageze 15 yirirwa n'inzangwa agiye mu supermarket kugura imigati. iyo migati nayo nabonye tugeze hano yanga kunyishyura, yanze kunyishyura aramwe ngo tugende tubihurizemo. nyine mu kubihurizamo nje ntabwo yigeze mbaye nkuramo bihurizamo vuga ni gute? nyine yaragiye nyine kuma wahurijemo, yaragiye nyine kuma ngo tugire nanjye ntingera hano nyikuramo imyenda ahita mbwira ngo ndamwongera amafaranga, kandi nari mugende namuca 3,000 yabinyemereye. none ashaka kuri 3 ndenza andi mafaranga ndahahira abana be. nje kandi ntago rwose nje ntago nabyemye. oya ntago ari ukuvuga ngo ni baby sister rata byakintu diro bakurenze arikiranye nanjye man mwe mugeze hano mute twese rwose nyemereza kaske twigenda nuko sister kingura mfate kaske zanjye man kingo buretse na man buretse kaske zanjye ntago yakunda man nyine nkuko mubibona ntago wanjamana man kaske zanjye kaske se gute wemereza kaske zanjye nje nakubaza wanyicubise ndi nyogokuru. ese sister man umwobo winjiyemo wahishagamo ifuku ndi kaske nje nakuzaniye ubuntu man nje nakuzaniye mikoro nagiriya mutima umva nyine wamuhaye kaske ibihumbi 30 urabifite 30 se byiki ndimo ndagukowe naje gusaba iwanyu sawa nyine byiganirize cyo bwaniriza abanyamakuru. oya buretse umva tuvugane sister, umva tuvugane nga basi ngiye vuba tuvugane. yabaye ibihumbi 30 se yiki man uri kimasa kinga nabanguze wapi ntago nje naguhereza 30 man mwese byagenze abaze nabandi man ngampereza basi mereza umupira wanje niyambariye. ese wamuhaye umuhenyire man nese uraranya kubusamani muri abantu ntabyo kwinjira wemereza umupira wanje. sawa wemereza umupira wanje man yenda umuha yego umerese nyine nyine ngambwira ubundi byatangiye kandi mbese byagenze uzane na kaske man buretse nese wawe umuhaye wagize ukuntu yangize man katurebe ramani ukuntu yangize
reba hano Ubwo hose wowe. nese urabona hano hangana naha mani Ko gari. reba hano hangana naha oya sister wapi nje ntabwo nabyemera Hano wivuga se- ko nzamani nagutwara Mute- semani sister nje niba unyuma kasike zanjye basi wamaye umupira wanjye wamuhaye umupira we shaka umupira wawe basi mereza umupira wanjye nje nambaye no kujya nambaye ubusa ndetse umuyaga wo kuri moto kuza Ushaka umupira wawe? ubusa mani Yeah. reba umuyaga wo kuri moto ndajya nambaye ubusa nje mani nje mereza umupira wanjye ese bro mani yego mani nyine mbwira ubundi byagenze gute? njyewe ukuntu njye ibintu byagenze njyewe uno mukobwa namuvaye Nyamira ibipira byawe Oya, n'abanyamakuru mani, ubundi abanyamakuru bakwehereye Jemani, Jemani. abanyamakuru Uretse gatoya abanyamakuru wa witonde 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 Jye munyize n'uyu shaka muntu. iwanjye uretse ntambwa y'umuntu shaka iwanjye ari kukubwira ngo muhereze kasi yabimuhaye ibipira Oya, bye Jemani, kaze nyine Mani. uretse witonde 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 ya ntabwo wapfa kunkubita gutyo gusa mpaye kameramani hajemo n'amavideo wabibonye ko hajemo n'amavideo kameramani wabibonye yamaye genda umusazi wanani kameramani ni injangwe ugenda Kasike zanjye mani zo nshaka baretse gato ase wakitonze waretse gusa vana mikoro mu rugo rwanjye ntabwo okay reka mvane mikoro mu rugo rwawe ikintu gikemuke tokarere nyine ngagikemura nyishyura akwishyura ngahe vana mikoro hano unyecubeto njye Cisha gakenyere tuvuga ukuntu ibintu byagenze N'inyoko. nyine umva ukuntu ibintu byagenze buretse tubwire oya baretse gato tubwire abantu Tubyo- mu muhanda muba Tubyoroshye nyine. nta mikoro nshaka Oya, buretse nyine Tubyoroshye. ubundi ibintu biba uve byagenze n'atangazamakuru uve Assist ihangane nyine itangazamakuru nanjye sinzi ukuntu njyewe nandimo nigendera numva muri gusakuza aratwisha kameramani subirayo kameramani ni hatari byagoranye ubwo nyine ni urugamba n'urudutwaro do arakinze urugamba ruba ari urugamba do ari kudutera imyuka turaseranye ntabwo mva hano yamaye wakingura ukamuhereza kasike ziwe tukigenda zanjye mani mwigendera ase wakinguye ibi bintu tukabirangiza okay ngakingura 30 turabiguhereza kingura nyine 30 tubiguhereza dore ngaka nagasize hasi dore ngaka nagasize hasi ngaho ngwino tubikemure oya njye uva n'ibi byombo byose nabitwara oya ngo va ku rugiro hagarara hanga va yavuyeho n'ibi byombo byose njye nabijyana yavuyeho nyine ngaho tubwire nangaho ushaka ngiye mu mutipe nabwiye ituri imwe ibu 30 arabibuze yanyicubeseho nta n'igihumbi afite kasike ze mujyame nese wamuzanye ahangaha ntabwo se tubyutse ntabwo biba ko kambaye ubusa ubu iyo mubyutse ahita aguhereza amereza iki sonde wujute yabahuruje nihoya nigenderaga pe rero ni mu mufashe nyine niba ari 30 turabiguhereza ariko dusobanurira ukuntu ikibazo cyagenze ibintu bive mu sobanurira isi biki banza umime amafaranga siyo dufase niyo ushaka kasike ashaka nyine byagenze gute nta banza umime amafaranga Moto ye siri- yimubaze jese ngende moto badesipara baraza nese wowe uri kasi kaza kiratana moto nanisa ambara umupira uvuye mu maso oya mani njye moto yanjye ese sister mani buretse banza njye ntabwo navana moto ye siri moto se ngende moto moto nayo wayijyanye se ntabwo ndi nyirayo nta nubwo ndi rurana nubwo ndi traffic mwimbaza moto wiki izi mikoro ndazimena mu Oya, ntabwo nongera uyu mugabo 30 se twavuganye 30 njye ase zavuta icumu ubu 30 wabyiciraho umuntu umuntu uri kunca 30 ibi bifime kuko byagera kose ntabwo nasiga kasike jima no kuyo gisige natora ibi bintu byagoranye mwuka byarana nese ubu turabikemura gute nese basi watubwiye make tubwira make atuyakwishyura tubwira make atuyakwishyura mani kasike zanjye nshaka 40,000 francs rwandais noneho birarabuye mani mumbarize we mani wowe uzi ibingi bari kuvuga ngenzi ikinyarwanda cyonyine iki kibero urabana wanyecobetega wowe nagende ndumbuzo yesu we yego ni cyo Ntabwo azi iby'ama- ugiye twavuganye ko ndibugutwara numwe abasore shakamo izo kasike sister we wihindura imvugo pe twavuganye ko ndibugutwara ukamana utuye tuvugana yuko ndibukongera amafaranga jewe nibyo twavuganye kandi akubwira yuko yatubwiye yuko ngo yagutwaye njye namutwara urugendo rw'ibihumbi 3 utamwica kuri kamera kamera tukabihurizamo kamera si nk'ikende ubundi uretse ariko mama mukabyarana
sister njye ntago navana izina ry'Imana wenda unyicenye ntago nasiga umva se garafre yego akugira ngo bakwicira hanga wakigendeye njye man njye mva ikintu nabafasha wenda nasa gwaye igihugu urumva njye ni mungurize 30 avuga basi wenda basi nzayazana njye nabasigira perime yanjye none akuzi ko uyu nguyu afite umuryango njye nabasigira perime yanjye munguzi 30 Mfite abana mfite abana uri kumva umva ndayishyura uri kunyumva ndabyumva njye byo nta mugabo unyishyurira winjiye mani udupfaniki ndetse abana babyaranye n'amarubu njye rahera abana Robert so wari waje gutanga imfasho mewe bitwavuga uzabaze wakije ntabwo nigeze mbyana kurya utagwahira abana sawa rero nese mwana wambabariye please wambabariye niba uri umuntu wisonye uri umuntu muzima ufata akugira ngo usige amagaranga wakigendeye njye rwose njye nese ubu iriya moto ntwara si yanjye ni ya banke nese ubwo nzagenda mbwira banke ngo ikigo kasikera zishyize mwana wazigura mwana nese ko ibyago byabayeho ntaguzi ko njye rero abagenzi b'ikigenda bo baranyumye nese ubwo umuntu njye namuvaye Nyamirambo reba kuva Nyamirambo ukamanuka hano Rwamara hose ukaza ukagera Rwandega isi ukazamuka Remera ukagera hano Indera ubwo si ubwo ngurajya mbigenze gute njye basi wenda nimuteranye udufaranga nk'iniga njye muyamumere njye mbere ukuntu tubigenze nabasigira n'ingwate ariko nasigira n'agafone ko nagasize kuyina basi na telefone yanjye mari none muhe telefone yiwe basi na telefone yanjye muhe telefone yiwe mubanze buri kimwe murakije kamama ayo mafaranga neza hano bagabo banyishyurire njyewe yakoze tunga bretse gato yakoze tunga yitwa 30 kamoya kamwe jemereza telefone yanjye umva se kamwe 30 mereza dore ino telefone yanjye basi ni muyigwatire nese ubu okay ngasigara na telefone yanjye yagize man nameretse man rero kuntu telefone yawe wayigize rero kuntu telefone yawe wayigize telefone njye sangize ibyangize urabizi ubunyamakuru ubundi yakugize ibiki yakugize ugana nawe bikize yakugize ibi mu mafaranga mshaka tuvugane nyuma nkuko niba mumvishe nimwe ufite ibibazo njye nabibaza wose wayagabanyije tukayishyura amakize ayo mafaranga ufite veni mfite 10 akareka njye ndyo bugoro hari ubuguhaye reba uko nsa ntago ndyo bugoro nese hari ubuguhaye nshaka 20 bitabaye ibyo komezanya n'ikigorogoro cyane mani 20 urabikura kasike ziguranda urabona nyine wenda hagati nyine ziguranda kasike imwe guri 15 ubwo ebyiri urumva ni amafaranga 10,000 ngahe ese na kasike zawe ntago wazikoresha nyine kasike zanjye urabona zira kasike zanjye zari nzima undi wakigiye kwigurira inshyashya mani njyewe n'amafaranga yose nari mfite urumva uyu munsi niriwe mu igaraje n'uyu mukobwa ahitangwaho gutyo utwo nari mfite n'umwe essence gusa urumva kasike nazo hari 5 umwongereho 15 wenda nareba kuri momo pay wenda nshobora kuyabona reba va dukemura ikibazo zana kasike ziwe nyine zana kasike ziwe uziduhereza amafaranga twayaguhaye sawa undi munsi wakamotariwe gasa no munsi y'isafuriya ugira telefone kode tukwishyuraho shaka kashi yese ntayo dufite kuri telefone ntabwo tuyafite mu tuyafite kuri telefone sawa ko kashi ese wayakire kuri telefone kecu bitagasa nawe yafite kuri telefone nanjye ari kuri phone ndashaka amafaranga twavugana nyine tujye kuyaguhereza umwishingizi turaguhereza kuri telefone ariko n'amafaranga kuri telefone nta telefone shaka naga abana banje bayirye waretse se twayaguhereza kuri telefone ngaze muhereze nari bitugende ku muhanda tugiye kubikuza manze mume akubundize kasike hayi kuziciye umusana yes man ibyo 5 urabifite tukwishyure dunkomeho kenze tukwishyure veni zawe naribi Muhereze muri kunyereza oya muhereze kasi kandi akanyenyeri mubanze mukanda akanyenyeri wezi muhereze ngenda bikora oya izi kasi ihama iyi kasike yo waciye naciye se ntago ariko kayiciye ntago ari wayiciye ashaka kuzisha umunyiranure nawe ntari bingiye karuka nazana kidodeshe nabi babirenze ariko name kasike zanjye nigereye ntari bingiye kandi akanyenyeri muhereze ibyo 5 njyewe vuga nimero zawe 0773 nitego ni Airtel sikora na MTN ma MTN yawe man 078 078 gatatu 14 24 yego karindwi amazina ninde Egisi sister ariko nukanese umuntu nitwa Imbabazi yego Imbabazi
so amafaranga yaje reba ongera umbwire nimero message dore zawe ngiyi ongera umbwire nimero zawe nizo nakubwiye nakwe wazimbwiye nazo mvuze nazivuze okay andari he andari nyine vuga nimero zawe uyu ngo yagiye kuyakumera vuga nimero zawe wereza amafaranga jamwegeze 3 4 2 7 w'imbabazi nta mbabazi nakugirira ku byanjye sister ariko buna mba nakubonye n'ubutasinzongera sister kabona ishyano ukuntu uri umukobwa mwiza gusuka bugira ubugome mwiza se bibi nicyo kinyazi ko bugome bwanyu izo nyicobetaho regana n'isoni bana ngese barabije tubyore nyine nakwishyuye byarangiye ma wanyishyuye iki se wishyuye igihugu ntari binye n'undi munsi njye mutwara rwego rwanyu ariko sister nawe nesere uburyo mbana kuvanya ahantu hose mwani wamvanye wo munwa nkibonera message bamwereze kasi nyereka message telefone yanjye se nago nyizi nyereka okay mana yanjye buretse cyambi menagura ibiki sumenagura amafaranga tuvuganye bro giye na amafaranga wegise niba regise okay w'imbabazi sawa thank you ngamwereze kasi kese fata uburoro bwawe ase wivuga ngo nuburoro kandi akwishyuye si umukiriya wawe wati umukiriya wawe suri ibyamakuru ntari mani murakoze mwana umusa ubwo comokere rero ubwo ntari umva nyine tuvugane bo umva nyine tuvugane umva tuvugane ndavugana bicitse nawe nta kintu twavugana ni igiki se ko twabaye kenze zanjye ego zawe urakoze ndakoze mwani wavanye kamera mu rugo rwanjye twarangizanyije nagiye woka byarawe